Yesu ashimwe bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndabashuhuje cyane. Nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo w'inyarugenge. Ndagira ngo dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero n'imbabazi zawe zihora zunguka. Aya masaha turagusabye kugira ngo uduhishurire kurushaho, kandi umwuka wera abashisha umuntu wese kumva icyo uvugana nawe. Twirukanye imyuka mibi yanduza abantu, imyuka mibi ifunga amatwi, imyuka mibi ituma abantu barangara ntibakurikire ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo imitima y'abantu bose uyigandurire kubw'ijambo ryawe, kandi ubohore umuntu wese kugira ngo yaguke yumve iby'umwuka ubwira amatorero. Turasenze cyane kugira ngo ijambo ryawe Mwami Imana yacu ridufate, ridukura aho twari turi, ritujyana aho ushaka ko tuba. Turagushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Ni igice cyaho cya mbere, turahera ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6. Igitabo cy'umuhanuzi Yona, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 4 turageza ku wa 6. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba. Aba ni abantu bari abahanga mu gutwara ubwato, batewe n'ubwoba. Kumva wari umuyaga uhambaye kugeza ku rwego batera ubwoba. Dukomeze dusome. Umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Murongo wa 6. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Imana itugirire neza cyane. Tugiye kuganira amagambo afite intego ivuga ngo buri wese atakira Imana ye. Buri wese atakira Imana ye. Bakundwa mu mwami, munyumve neza. Hari igihe ibihe bikomera pe, hakaba ibihe bikomeye, imbaraga z'abantu zikananirwa, imbaraga z'imiryango zikananirwa, imbaraga z'ibyo twiringira bisanzwe mu mubiri bikananirwa. Bigasaba yuko buri muntu wese atakira Imana ye. Kandi ikintu cyantangaje muri ibi bintu nuko hari igihe ibyo bihe biduteye ubwoba, ibyo bihe biduhahamuye, ibyo bihe bituma ibintu byose binanirwa, bigasaba ko umuntu atakira Imana. Ariho hasigaye ubutabazi, ariho hasigaye kurengerwa. Hari igihe biza bidutunguye, hari igihe biza bitateguje, ukabona biraje biri kubise ngo pa. Ariko Imana idufashe tuze kubyumva. Hari igihe bigera buri wese agatakira Imana ye. Munyumve neza aya magambo kandi muyumve. Hari igihe bigera umuntu agatakira Imana ye. Izi nkuru dusomye batewe n'umuyaga mwinshi, kandi uyu muyaga ubateye biri kugera ku rwego rwabo bona inkuge ishaka kumeneka. Ubuhanga bw'abasare no kumenyera inyanja no kumenyera gutwara abantu mu nyanja birabananiye. Noneho buri wese yari afite akagirwamana ngo atangira kugatakira. Baje kureba umugabo witwa Yona, basanga arasinziriye, nawe bamusaba ko yatakira Imana ye, kubera yuko babonye ari ntahandi hantu bava ubutabazi. Ntabwo ubutabazi bari kubukura ku mbaraga z'ubuhanga bafite, ku mbaraga z'ubwenge no ku myaka bamaze batwara mu nyanja. Bari kubukura ku Mana. Bene data bakundwa, hari igihe bigera rwose umuntu agaterwa n'ibihe bitunguranye bitamuteguje, imbaraga za diplome, imbaraga z'umuryango avukamo, imbaraga z'amaboko yandi yakwiringira, imbaraga z'ubuhanga n'ubumenyi, imbaraga z'uko azi gukora cyane, z'uko akundwa n'abantu, z'uko hari igihe rimwe na rimwe ari mwiza, zikananirwa. Hari igihe ibintu byose bitakaza agaciro, hagasigara ko buri wese yatakira Imana ye. Ariko mu bibazo nagize bikomeye, ndashaka kuza kubaha ingero ebyiri z'abantu batewe n'ibihe bibi bagatakira Imana, ariko bakabona ibisubizo bibiri bitandukanye bitewe n'uburyo bagiye babana n'Imana. Reka mbahe urugero rwa mbere. Harimo umugabo wa mbere witwa Sawuli. Sawuli muramuzi, ni umwami wa mbere wa Isiraheli. Uyu Sawuli yakoze amanyanga, akora amafuti, aza gutandukana n'Imana, asa n'atandukanye n'Imana, ndetse Imana imuca ku ngoma, ariko aguma kuyobora. Buriya nkunda Imana cyane, ntabwo yiteye nk'abantu. Umuntu yakwanze ashobora guhita akubwira ati ngiye rwose ngusezerere mu buzima bwanjye, ugahita unabona n'ibimenyetso.
ariko hari igihe Imana ishobora gusezerera umuntu ikamwirukana, ariko tukamubona akomeje kuvuga ubutumwa, tukamubona akomeje kuririmba, tukamubona akomeje guhanura, tukamubona akomeje. Niyo mpamvu imirimo igaragara itagomba kutwemeza yuko umuntu akiri kumwe n'Imana. Biranashoboka ko umuntu ashobora kuba yaratandukanye n'Imana, ariko agakora ya mirimo yose, agakora muri protokole, agahanura, akavuga ubutumwa. Njya numva abarokore bakunda kuvuga ngo nahemukiwe na mwene data yuzura umwuka wera, namukiwe na mwene data w'umuririmbyi. Reka nkubwire mwene data, icyo si ikimenyetso simusiga, kuko umuntu ashobora gukomeza kuyobora Isiraheli, ariko we n'Imana, Imana yaramaze kumuca ku ngoma, yaramaze kumwirukana. Hariho igihe ibiri gutegura Dawidi kugira ngo Dawidi abanze gukura, azayobore, atongera guteza Imana ibibazo nk'ibyo Sawuli yayiteje. Imana idufashe cyane tuze kubyumva. Sawuli rero yatewe n'ibihe bibi by'intambara, Abafilisitiya baramutera, bamutera ari benshi cyane. Nimusoma muri Samweli wa mbere ibice 28 muhereye ku murongo wa 4 n'uwa 5, muzakomeza izo nkuru muzazisanga, ngo bamuteye ari benshi, bamutera rwose abitegereje, abona nta mbaraga zabarwanya, abona nta bikoresho afite, nta basirikare bahambaye. Nibwo yibutse yuko nta handi ho guhungirwa, hari uguhungira ku Mana. Ariko yagiye ku Mana, reka mbabwire bene data, yarari mu buzima bw'amanegeka mu kubana n'Imana, ku buryo gutabaza Imana byaramugoye, biramuvuna. Kiba ikibazo gikomeye cyane, kuko yagiye ku Mana, ikintu cya mbere yarakeneye zari inama z'Uwiteka. Yarakeneye amakuru, yarakeneye kuvugana n'Imana, akamenya uburyo yakwitwara muri urwo rugamba. Ariko kubera ko yaraje ku Mana asa nuje kuyishushanya, atarigeze abana nayo neza, yarari mu manegeka yo kubana n'Imana, ahageze Imana imwima amakuru. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, ngo arashoberwa, bituma ajya ku mushyitsikazi cyangwa se umuntu w'umupfumu. Kandi mwibuke yuko yari yarabaciye mu gihugu, ariko niho yototeye. Rimwe na rimwe hari igihe dukora amakosa, ugasanga urwego tugezeho mu buzima n'ubuzima Imana iduhaye bidutandukanije n'Imana. Ariko reka nkubwire, urwego rwose wageraho, ubuzima bwose waba urimo, imibereho yose waba urimo, uzakenera Imana. Uzakenera Imana. Wakwimuka ukajya muri Amerika, wakwimuka ukajya gutura muri Norvege, wakwimuka ukajya gutura muri Aziya, wakwimuka ukajya gutura muri etaje, wakwiga amashuri ukagira PhD. Ndeka nkubwire mwene data, washaka ugakira, ubuzima bwahinduka bukagera he, byanze bikunze hari ibihe bizaza bikomeye binaniza ibyo bintu byose, bigusabe yuko ukenera Imana, bigusabe yuko utakira Imana. Nuba warayitaye bizagutera akaga kameze nka ka Sawuli. Yarashobewe, ajya gushikisha bibi bibazo bikomeye cyane. Kandi nubwo bakuruye Samweli, Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, ubuhanuzi yamubwiye akiriho nibwo yongeye kumusubiriraho yarapfuye. Yaramubwiye ngo erega Imana yaguciye ku ngoma. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya bene data. Mbabaza ikibazo, kuki Sawuli atashatse Imana kare? Nuko ubuzima yari arimo, Satani yari yaramunyinyitse, dayimoni zari zaramunyinyitse, zimuhisha yuko hari igihe azakenera Imana. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Reka nkubwire mwene data, akazi ufite, ubuzima ufite, n'imibereho ufite, Satani ntakubeshye ngo akubwire yuko utazakenera Imana. Byanze bikunze uzayikenera. Reka mbwire, uzayikenera, kuko akazi gashobora guhagarara bigutunguye, umutware wawe ashobora gupfa cyangwa umufasha wawe, ababyeyi bawe bashobora kukwanga, ushobora kubura akazi warize kandi urangije. Hari ukuntu abantu bajya kwiga udushuri, yagera mu ishuri agatandukana n'Imana, agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Reka nkubwire ko nurangiza hari igihe hari ibihe bishobora kubaho bigutunguye ukazakenera Imana. Abo wiringiraga bagapfa, ubuzima bugahagarara, imibereho ikakubana imibereho. Imana idufashe cyane aya magambo tuze kuyumva, kandi Imana ingirire neza. Ikindi cyanejeje, hari undi mugabo nawe watakiye Imana, washatse Imana, ariko ashaka Imana yaragumanye nayo. Aterwa n'ibihe bikomeye bibi, yaragumanye n'Imana. Nongere mvuge ngo aterwa n'ibihe bikomeye, yaravuganye, yaragumanye n'Imana. Yaranejeje cyane. N'umugabo witwa Pawulo, mu rugendo rwe rwo kujya mu Italiya, muzasome mu byakozwe n'intumwa ibice 27 muhere ku murongo 22 mugeze ku 25, cyangwa muzasome icyo gice cyose cya 27. Bagize ibibazo, imbaraga z'abasare, imbaraga z'ababatwaraga zirananirwa,
imbaraga z'ubuhanga, kuko batewe n'umuyaga ngo woroheje bwa mbere, haza ruhuhuma, hakurikiraho urakuro, haza imiyaga y'ubwoko batigeze bamenya, bigera ku rwego bataba bagikomeje gutwara inkuge, ahubwo bayireke ikijyana aho ibonye. Hari igihe ubuzima bugutwara aho bushaka bitewe n'imbaraga z'ibyakoherejweho. Ariko mukundwa, haba hasigaye kimwe, gutakira Imana wabanye nayo. Pawulo rero ari muri ubwo buzima yari yarabanye n'Imana, no muri urwo rugendo yarakomeje kuvuga ubutumwa, yarakomeje kuvugira Imana. Ijuru ngo muri ako kanya rimwoherezaho marayika wayo, waraza aramubwira ngo Pawulo uhumure, ntacyo uri buze kuba, ndetse nawe muri kumwe. Icyakora inkugi zangirika n'ibyo mufite, ariko abo muri kumwe muzahagera, muzambuka, muzakira. Pawulo ngo arahaguruka arabahumuriza. Yari umwe mu bantu badafite ijambo, yari umwe mu bantu bagiye gufungwa, yari umwe mu bantu batemerewe ijambo, ariko kuko yarahagararanye n'Imana agira ijambo. Hari igihe kigera umuntu uri kumwe n'Imana yakaba ari ugira ijambo, abandi bose bagaceceka kuko imbaraga zabo ziba zagabanutse. Mukundwa mu Mwami Yesu, witakaza Imana, gumana n'Imana. Hari umunsi abantu bazakenera Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ikindi cyanejeje nuko bageze ku kirwa cyitwa Merita, Imana yamukije igikururuka. Reka babwire, hari ahantu umuntu agera agaterwa n'ibintu ku buryo iyo atari Imana imutabaye adashobora kurengerwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Iki gikururuka murabyibuka yuko yagiye gushaka umuba w'inkwi, arimo acana, hari hakonje, Bibiliya avuga ngo kirasimbuka kimuruma ku gikonjo. Abantu baho basanzwe bakizi baravuga ati Pawulo arapfuye, baravuga ati Pawulo arapfuye. Naratangaye bene data, bamaze kubivuga ngo banatangiye no kumukeka, muravuga ngo uyu nguyu ni umwicanyi rwose, nubwo yarokotse urw'inyanja idatu rwa Kibera, ariko iki gikururuka kimusiga amahoro, ngo bategereza yuko apfa kindutse cyangwa abyimbirwa. Ariko Pawulo ntibyigeze biba, kuko imbaraga zari kumwe nawe ni imbaraga zirenze imbaraga z'igikururuka. Imbaraga zari kumwe nawe ni imbaraga zirenze umuhengeri bahuye nawe. Ngo Imana iramurokora, abantu ngo barahindukira ngo noneho ni Imana. Kandi aho ngaho Imana yamukoresha ibimenyetso n'ibitangaza, ikiza abarwayi, ikora imirimo n'ibitangaza. Bene data bakundwa, hari umunsi buri wese azatakira Imana ye. Nubwo ubona urya, nubwo ubona uhaze, nubwo ubona ufite akazi, nubwo ubona bimeze gutyo, ariko ntutandukane n'Imana. Nyumva neza, ntutandukane n'Imana. Ibyo ugezeho, ubuzima urimo, imibereho urimo, ntigushuke ngo igutere ubwoba bituma utandukana n'Imana. Hari umunsi buri wese azatakira Imana ye. Kandi icyantangaje, hari ibihe rusange bidutera, ugasanga byabaye ibihe rusange. Ibyo ngibyo wenda abantu baba babisangiye, abasangiye ibihe wenda baromorana, barafashanya, baterana za pole zitandukanye. Ariko n'ibihe biza bitari rusange, bikaza bikugendereye wowe ubwawe. Iyo bikugeza abantu babiteguye ikirakubaho, babiteguye ukuntu ugiye kumwara, ugiye gukorwa n'isoni. Bene data bakundwa, hari umunsi umuntu azatakira Imana ye. Ukwiriye kugumana n'Imana, witandukana n'Imana, wijugunye Imana. Witakaza Imana, gumana n'Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Reka mabwire, ndashaka kubabwira ko tugenda twinjira mu bihe by'iminsi y'imperuka, aho tuzahura n'iminsi mibi ihindura ibintu mu isi. Turagenda duhura n'iminsi y'imperuka, aho tuzagenda duhura n'iminsi mibi, munyumve neza, ihindura ibintu mu isi, ku buryo uko mwari musanzwe muzi ibintu muzagenda mubona bihinduka. Ntabwo kurangiza kaminuza bisobanuye kubona akazi, ntabwo kugira imyaka 21 bisobanuye kubona umugabo cyangwa umugore, ntago gushaka bisobanuye kubyara. Turagenda twinjira mu minsi mibi igoye, ikomeye, ariko abantu babana n'Imana bazaba bafite uwo batakira, bazaba bafite uwo babwira, kandi ntashobora kukumvira ubusa. Reka mabwira akantu gakomeye muri iyi minsi natekereje. Iyo tubwiye Imana ntabwo iyi dutabaye itwifotorezaho amaselfie bikwirakwiza, idutabarira, donc twumvira mu ibanga, ikadutabarira mu ibanga, abantu bakabona imirimo y'Imana. Aka kantu mukumve, itwumvira mu ibanga, ikadutabarira mu ibanga, yarangiza ikabigaragaza ku mugaragaro, ariko ntiyifotoza amaselfie. Naho iyo umuntu agufashije akwifotorezaho amafoto, mu gihe cy'imyaka runaka akazabikwirakwiza, akavuga ati nubwo mubona agenda kuriya, ni ngewe umugize, ni ngewe wamufashije, ni ngewe wamutabaye. Icya kabiri, iyo Imana itagutabaye iguha imbaraga zituma ukomera mu bihe bikomeye uri gucamo.
Iyo Imana itagutabaye iguha imbaraga zituma ukomera. Niyo mpamvu abantu babana n'Imana barakomera. No mu gikombe cyitwa baka bagihindurana amasoko. Imana irabakomeza, Imana ibaha imbaraga. Ikindi kintu cyantangaje mbabwira bakundwa mu Mwami Yesu, reka mbabwire yuko Imana ishobora kumva ururimi rwose. Mu bihe bikomeye tuba tuyihamagara, Imana yumva uvuga adasohora ijwi, yumva umuntu ukora ibimenyetso, yumva amarira y'umuntu. Oh haleluya, haleluya, haleluya! Imana yumva ijwi ry'umuntu wese. Wavuga ukora ibimenyetso, wavuga ukoresha inyandiko, wandika ibifefeko n'ibyo abantu batasoma, wavuga mu buryo abantu batumva, Imana iratwumva. Imana yumvishije Hana, harimo avugisha amarira n'agahinda. Uwamurebaga yabonaga ameze nk'uwasinze, ariko kuko Uwiteka yamwumvaga, yumva icyo asabye, amenya ko arimo arasaba umwana w'umuhungu, amenya yuko arimo aringinga Uwiteka amubwira ngo numumpa nzamutanga agukorere. Imana iramwumva, Imana yumva ijwi ryacu, iraryumva. Haleluya, haleluya, haleluya! Imana yumva ijwi ryacu. Kandi munyumve neza, gumana n'Imana yawe, kuko hari igihe kizagera buri wese atakira Imana. Imana idufashe cyane kandi Imana iturinde. Twakora iki rero kugira ngo tuze gufata umwanya dusenge? Ikintu cya mbere cyo gukora ni ugutandukana n'ibyo Imana idashaka ukajya mu byo ishaka. Biragusaba gutandukana n'ibyo Imana idashaka. Umaze iminsi ubana n'ibintu Imana idashaka, ibigaya, umwuka wera kugenderera, hari ukuntu mutabyumvikanaho, ariko biragusaba gutandukana nabyo. Imana yabwiye Aburahamu ngo uva mu gihugu cyawe, uve mu nzu ya so n'umuryango, ujye mu gihugu nzakwereka. Biradusaba kwemerera umwuka wera akadutwara aho ashaka, kuko aho Imana ishaka niho hazima, naho twebwe dushaka ntabwo ari hazima. Nubwo twaba tuhakunda, nubwo twaba tuhamaze iminsi, nubwo twaba tumaze iminsi mu byo dushaka, ariko biradusaba kuva mu by'Imana idashaka, tukemerera umwuka wera akadutwara mu by'Imana ishaka. Imana idufashe cyane aya magambo tuyumve. Kandi Aburahamu umugisha we wose, imbaraga ze zose, uburinzi bwe bwose, amasezerano ye yose yayakuye mu kumvira Imana. Icyo Imana yamubwiraga gukora yaragikoraga. Emera ubikore mwene data. Ntabwo wenda turebana ngo mbikubwire neza, ariko emera ubikore. Haguruka mu by'Imana imaze iminsi ikubuza, va mu by'Imana imaze iminsi kwiyama, va mu by'Imana urebe, wemerere umwuka rumubwire ngo ntwara none ha Imana ishaka, urebe ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ndaguhanuye mu izina rya Yesu, hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ikindi cya kabiri, gabanya amagambo, ugire umwete wo gusenga cyane. Reka mbabwire, hari igihe umuntu aterwa n'ibihe bibi, agaterwa n'amagambo, agaterwa n'amaganya, agaterwa no gutongana, nta kintu na kimwe byakongerera. Ongera ibihe byo gusenga. Yesu mu gihe cye cyo kugeragezwa mu minsi ye ya nyuma, ngira ngo ibya Pasika abantu benshi barabizi, ntabwo yigeze avuga amagambo menshi, ahubwo yarasenze cyane. Yagiye igetse Imana arasenga kugeza ku rwego ibyuya bye bimanuka bisa n'amaraso. Arasenga yinginga Imana, kandi aho hantu muri ayo masengesho yongerewe imbaraga. Nusenga mu bihe bikomeye muracamo, uzongererwa imbaraga. Imana izakurengera. Ariko nugira amagambo, n'igihe uzatabarwa azakubera imbogamizi, azakubera umutego ukomeye, kubera ko wavuze ibintu bitari ngombwa mu gihe kitari cyabyo. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza cyane. Ikindi cya gatatu, va mu bigare bituma ucumura ku Mana. Va mu bigare. Abantu benshi bari mu bigare. Bibiliya hari ibigare by'amatiku, hari abakobanyi, hari abagambana, hari abashyigikira ibyaha, hari abahurira hamwe gusangira inyama no kwinezeza, ariko mu buryo bupfuye. Gusangira si bibi, ariko hari abahurira hamwe, hari igihe usanga abantu bafite imishinga, ariko imishinga njyahabi, imishinga ipfuye. Tuzasangira, ariko runaka tuzamuvugaho ibi, runaka bizagenda gutyo, ugasanga nta nyungu n'imwe Imana ifitemo. Va mu mishinga y'ibigare Imana idafitemo inyungu, kubera yuko izaguhombya, nta musaruro izakubyarira. Sezera, vamo. Sezera, va mu matsinda Imana idafitemo inyungu. Imana itugirire neza cyane. Nimusoma Zaburi ya mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Wazawuhana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zayo, igihe ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Sezera, vamo, fata umwanzuro. Imana kandi izagushyigikira mu izina rya Yesu.
kandi ndashaka kubwira yuko ibyo bigare wishingikirije hari igihe bizagera be kugira ikintu bagufasha, bisaba yuko utakira Imana. Nuba warabanye nabo kubera ibigare bizakugiraho ingaruka. Ko Sawuli ntiyahamagaye babandi bamushutse bamubwira ngo yere kurimbura abamareki, yere guhirimbura inyamibwa, yere kurimbura umwamagagi, yere kurimbura abakobwa beza. Byarangiye amwayakorwa n'isoni, aragenda ajya gushikisha. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, bitazakubaho narakubwiye. Icyakane, wikwiyiringira ahubwo komeza wiringira Imana. Hari igihe urwego tugeraho rutubeshya, ugasanga umuntu ariyiringira, aravuga ngo nge narize, nge ndasobanutse, sinabura akazi. Ahubwo uretse no kubura akazi, isi yakubona, wazerera, inkweto yahengama. Uretse no kuvuga ngo ndi mwiza, ngo umugabo wanjye ntiyanjye, yakwanga akajya guciraho, akagufata nk'amaziranoki, ukamwara ugakorwa n'isoni. Aho kuvuga ngo jewe ngo urumva ngo nduyu uyu nguyu ibyo ngibyo byataye agaciro. Hasigaye ikintu kimwe mu minsi twinjiramo, buri wese azatakira Imana ye. Haleluya. Munyumve neza, wikwiyiringira ahubwo iringira Imana. Kubera iki? Nimusoma Bibiliya neza mwitonze, muzasanga Yosuwa nawe yagize ibihe by'amakonfidensi, amaze kuritura Yeriko yayivumye, byamuteye imbaraga bituma yiyiringira. Bagiye gutera kuri Ayi ntiyabanza kugisha Uwiteka inama, ntiyabasha kuvugana n'Imana, byarangiye batsinzwe baramwara. Kandi igihe cyababijije icyuye, bateye kuri Ayi ari benshi ugereranyije n'abantu bo kuri Ayi, barabica babamerera nabi kubera ko atagisha Uwiteka. Wikwiyiringira mwene data, urwego uriho rwikubeshya. Abantu bamwe babura akazi, barakoze mu bigo bikomeye, ubuzima bukabacanga, bakazerera bagata umutwe, ibyo bize bakabyibagirwa, ibyongereza bigatakara. Imana itaguhaye agaciro ntawaguha agaciro, Imana itakinguye ntawakingura, Imana itagukomeje ntawaguha icyubahiro, Imana itakwambitse ntawakwambika, Imana itaguhaye ubuzima ntabwo wagira, Imana itakujuje ntiwakuzura. Wikwiyiringira, ndakumva, wikwiyiringira, iringira Imana kandi ukomerere mu Mana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Icya gatanu nacyo cya nyuma, genzura neza niba Imana mukiri kumwe utaraterwa n'iminsi mibi. Hari igihe abantu bagenzura ko Imana bari kumwe nayo, iminsi mibi yabasatiriye, kiba atari igihe cyo kugenzura. Ubu ngubu ufite ibihe byiza, ukirya ukiryama, umugabo kikubwira sheri shushu, mukimeze neza, abana bakikubaha, ubuzima bugikomeje. Genzura neza niba Imana mukiri kumwe utaraterwa n'iminsi mibi. Imana idufashe cyane. Uyu ni umukoro wawe, iyi ni inshingano yo gukomeza kugenzura, ukajya ukubita icyumvirizo mu mwuka, kuvuga ngo mbese Imana turacyari kumwe, ese bimeze gute? Ubakana amateka n'Imana ugifite uburyo, kuko igihe uzabatewe n'iminsi mibi, harimo umuraba, wahangayitse, ubona urupfu ari rwo ruri imbere, ntabwo uzafata umwanya wo kugenzura niba Imana mukiri kumwe. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo tuze gusoza mbabwira ngo igihe kigiye kugera buri wese atakira Imana ye. Ariko si Imana mubanye muti? Genzura, Imana mubanye muti? Muracyari kumwe cyangwa warayitaye? Nibike se muri gupfa muri iyi minsi? Ndagira ngo nkwinginge dusengane Imana. Ndagira ngo nkwinginge wowe maze kumva aya magambo, twinginge Imana. Mana yacu turagushimiye, nta wundi mutabazi dufite mu isi, nta yandi maboko akomeye, nta yindi fondasiyo y'ubuzima uretse wowe Mana yacu. Hari igihe rero dutandukana nawe bitewe n'ubuzima butubeshya, bitewe n'abadayimoni n'imyuka mibi, bitewe n'aho dutuye n'ubuzima tubamo. Ariko turasenze ngo uyu mwanya turashaka kongera kugaruka muri wowe, tukongera tukakubaha, tukitondera ijambo ryawe. Ugirire imbabazi umuntu wese wumvisha ijambo ryawe, kandi imbaraga z'ukwera kwawe zitugarukeho, imbabazi zawe zigaruke ku muntu wese. Mwami, turashaka kongera kubana nawe, ko byanze bikunze hari umunsi buri wese azatakira Imana ye. Bishobora kuba muri rusange bitewe n'uko icyaduteye ari rusange, ariko bishobora no kuba mu rwego rw'umwihariko. Hari umunsi Mwami bizansaba ko ngutakira, hari umunsi ibintu byose bizananirana, hari umunsi imbaraga zose zananirana, hari umunsi amashuri ananirana, hari umunsi Mwami ubushobozi bw'imiryango budashobora gukemura ibibazo byateye, hari umunsi abaturanyi n'inshuti twiringiraga tubabura, hari umunsi umubyeyi yihakana umwana. Ariko wowe ntujye utwihakana, uri Imana ikomeza kutwumva. Ndasabira umuntu wese ngo akanguke, ave mu bunebwe, ave mu bute, ave mu ntege nkeya, kandi umwuka wera akora ibidasanzwe kugira ngo ushyigikire umuntu wese. Urakoze Mwami kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Kugendera umuntu wese umwuka wera akavugana nawe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.